agira umutima mwiza, ni umuntu mwiza, he so kind, so nyine ni inshuti yanjye tumubona neza nyine. Hanyuma physical appearance Ni mwiza pe, uri kumubona. Merci beaucoup. Ni mwiza murego tu. aramutse agusabye urukundo wabyemera wamuhaye amahirwe? Nzi yuko rimwe na rimwe nawe urukundo rwawe ubanza kwitonda. Hanyuma mami, uyu munsi abasore bavuze ngo mwabarangaje, ariko uyu munsi abakobwa baje, ati umwe yari yambaye pasura tigeza aha, abandi atamabera ari hanze, wenda ndabona Patrick. Hari abenshi bavuze muri comment z'ikiganiro twagiranye na fiancé wawe KECAPU, baravuga ati no couple ni nziza cyane, baraberanye bose ni beza. Zira comment yo wazakiriye gute? Ngire ngo arabibonye ikiganiro gifite 70 birenga. Aho gato iyo yabonaga abantu benshi bavuga ko we na KECAPU mukundana, ndetse navuga ko byavuzwe mu buzima busanzwe ngo KECAPU ni umusore ari ukuntu bajya bigenza ibintu nk'ibyo. Arabizi ndamukunda byatari, no ntago nkeka yuko byamubabaza tu. Arabizi ko mukunda we wenyine, je ntago nyine ntago ndi playboy. Nigeze guhura nacyo rimwe, umuntu nyine ashaka kungerageza, ariko ngenda umuntu tukunda kureyaje isanga avuga se iki kintu uyu muntu nyine nkumva nyine okay, tureke kumuvuga ataza no kwiyumva naza kugira, ariko byambayeho. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze merere mu mande zose z'isi. Ndabasuje abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora, ndabakunda cyane. Umunsi dukoze ikiganiro ninjoro cyane, murabona umukobwa yambaye neza cyane n'umusore yambaye neza cyane. Uyu mukobwa yeruka kuri channel yacu ryari hari hashize igihe nyikina muri mbaya, ako nagari igihe kinini cyane, nk'amezi nk'umwaka cyo ko. Oya, umwaka ushize ntabwo twari dukora n'ikiganiro na kimwe, nko mu kwa kabiri. Oya. Ahubwo twarayipanze ubwo birapfa, narina nabakumbuye disi, nukuri. Uskora guherukaga kera. Yigusha. Wabaye icyuki cyane kurusha. Urakoze. Hanyuma ndabona arabaye inzobe. Nabaye inzobe. Ahubwo oya natuvuta tundi tudasanzwe njya nkoresha, gusa nakize ibiheri ahubwo. Cyane nari ndwaye ibiheri. So nabonye n'amavuta meza nyine mera neza. Ndishimye, urasa neza kabisa. Cyane ndishimye nuko nongeye kwishimira kubabona. Nari nkumbuye kwicara ku Gasaro. Nishimiye kubabona. Kamubwire ngo nambaye neza. Murakoze cyane. Uriya musore we fiancé ya KECAPU sha, ariko muri comment baravuze ngo ebana ngo nta numwe wisondetse muri mwese. Wambaye neza nawe. Merci beaucoup. Wari ubizi? Babimbwiye. Sha wabwiwe n'abantu nk'abangaye koko. Dore kuri yo twicaranye. Nabimubwiye pe, nukuri yambaye neza. Umeze gute wowe? Shameze fresh kabisa. Wicaye n'umukobwa mwiza. Byatari namubonye. Ariko umunsi komerega, niyo mpamvu twagombaga no kwambara neza. Uyu munsi ni nko kubyara kuri boss wacu. Yes, yashyize ikintu kinini hanze, so rero twagomba kubyitabira nyine, niyo mpamvu ubona twambaye gutya bidasanzwe. Hari uri buze kwibaza ngo byagenze bite n'umufiancé wa KECAPU akaba yicaye hano muri film ariko ubwo rero ndumva atari ibintu bitangaje kuba twahuriye mu kiganiro, kuko nabyo ni umugisha kuba twese twahuriye. Hari abari buze kugutuka ati kuki utakoranye na KECAPU, ndabizi abantu. none se inkingi imigera inzu ntibibaho. Ntabwo wabana n'umuntu umwe ntibibaho. Ariko baraje ni ukuvuga ngo ntiwanakunda n'umukobwa umwe ngo bishobore. Ibyo byo niwe byivugiye, ariko ntabwo mbivuze. Uyu musore mubona gute? Uyu musore hari yitiranwa n'indirimbo yitwa Murego. Mwe mubizi? Yes. Uyu musore ukuntu mubona agira umutima mwiza, ni umuntu mwiza, he so kind, so nyine ni inshuti yanjye tumubona neza nyine. Hanyuma physical appearance ni mwiza pe, uri kumubona. Merci beaucoup. Ni mwiza murego tu. Aramutse agusabye urukundo wabyemera wamuhaye amahirwe? Nzi yuko rimwe na rimwe nawe urukundo rwawe ubanza kwitonda. Mbanza kwitonda cyane, ariko aramutse ansabye urukundo ntago byakunda kuko ko njye narafashwe. Urabizi ngende umumama, so rero ntago byakunda, ni inshuti yanjye, ntago rero ibyo by'urukundo urantunga icyo kibazo. Atazana rusenya raturugo rwawe nandi akansenyera. Nanjye narafashwe.
hanyuma pia arakanubwiye ngiye karantugura uri umumama ndabizi wenda ufite n'umwana w'umusore mwiza ego uri umumama wubatse cyangwa se uri umufiyemera yandi umufiyemera ntago nubatse ariko ndabiteganya zagutumira ni vuba ntabwo ari vuba ariko ndabiteganya tu ahantu abasenyera mwese ari senda kwishiriye izina hari pisi hari benshi bakunda kunyita Jackie kubera biriya muri mbaya noneho basiganye kariza kubera isi ya none ubu ngubu nzaza nitwa mami reka nitwe mami mu rusobe yes uravuga iryo ushaka reka nkwite mami kuko niyo uyu munsi turimo hanyuma uyu mukobwa umukundira iki gitandukanye n'icy'abandi bakobwa unafite abandi bakobwa badafite twirengagije wenda fiance wawe njyewe nakubeshye njyewe nkunda umuntu nyine unyigaragariza uko ari tu ntabwo ari umuntu w'indyarya kabisa nyine ni umuntu akwereka uko ari nimba yishimye urabibona nimba baba yarabikubwira ndababaye ubundi hari abantu baba bagerageza gupretendinga agashaka guseka ariko bitari kumuva ku mutima ariko mu by'ukuri mbese muri make nkunda karagiteri ziwe tu imico yiwe kandi ikindi no kuba buriya hari abantu benshi nyine atinya kuvuga nko ku kiganiro kuko bazi ko bafite abafana b'abagabo agatinya kubwira abantu ati narafashwe ariko ni ikintu cyiza cyane tu bigaragaza ko ari umuntu uri honest uri serious I like it nenda bikunze abakobwa benshi ndabubwira nta sheri mfite ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma mami uyu munsi abasore bavuze ngo mwabarangaje ariko uyu munsi abakobwa baje ati umwe yari yambaye pasura atigeze aha abandi atamabera ari hanze wenda ndabona ni bisanzwe ni bisanzwe ni kwije rero kuri uyu munsi nakubwiye nkuko nabikubwiye ni umunsi ukomeye buri wese nyine yagombaga kwambara ikintu yumva kimushimishije buriya bariya nyine nizo style bari bahisemo kandi bari bambaye neza bose mu by'ukuri byari byiza pe ni ukuri kabahungu mwavugaga ngo abakobwa bajanitse amataka n'amabere ngo kubateza ibibazo wa mugani mamireka mureke nyikubaze ubwo bateza ibibazo basanzwe bafite ibyo bibazo bavuga ngo ntabwo bari umuntu barakorewe muri societe abantu bari civilize yego ubundi usibye no kuvuga mu Rwanda hano ntabwo twatuje kumurika umuco nyarwanda of course nyine nta gihugu kibagirwa agahugu kibagirwa umuco karasibangana ariko ntabwo twadukwiye no kwirengagiza ibi gushimisha abantu burya mu bigaragaza mu byo umusitari bagomba gukora no kwambara neza birimo kandi kwambara neza ntabwo ngiye no sari koza yambaye imishanana hano aragiye mu bukwe yagombaga kwambara ikintu kigaragara neza kabisa nubwo nuko uvuga umuntu wabibonye nyine akumva ko arangaye n'ubundi asanzwe afite ikibazo cyo mu mutwe ntabwo akomeye mu mutwe mbese mu bijyanye no kwihanganisha umubiri ni umuntu rero wavuze ibyo ngibyo ngo bateje ibibazo asanzwe afite icyo kibazo ahubwo araremerewe uwo muntu ahubwo mwakabaye mwamuhaye amazi numvaga se yari inyuma ati mbega atabakobwa uyu munsi ati bambaye utuntu tugufi atabandi amabere ati shati baduteje ibibazo uyu munsi kuki batinywereye amazi ko yari amazi menshi byari gushira bakumva kaza hano hanze yigosha bari no kuza hano hanze bamaze kuyanywa bakumva akayaga ubwenge bugasubira ku murongo cyane kabisa hanyuma Patrick hari abenshi bavuze muri comment z'ikiganiro twagiranye na fiance wawe KECAPU baravuga ati no couple ni nziza cyane baraberanye bose ni beza zira comment yo wazakiriye gute ngire ngo arabibonye ikiganiro gifite 70 birenga burya umuntu hari n'uwaza akakureba akavuga tuberanye n'ura mugabo yego ariko burya ntago akenshi ntago ibyo tuberanye nabyo ari byo tugomba kujyana nabyo ndetse ushaka no kubona nyine aragusubije rero ahita avuga ibintu ushaka kumva kuko uburyo agusubijemo arakubwiye ati ibyo tubona ibyo dukunda kenshi si byo tubona utaneza abafana utaneza niwe KECAPU ntiyanteranya nawe kuko ni umuntu mukuru avuga atanteza abafana ukananteranya nanjye n'umusheri wanjye nanjye burane nari kubona azanyesheri wanjye nuko sinzi ukuntu byagenze imvura yaguye kandi KECAPU bavanye i Kigali bazanye urumva ntabwo ari kumusiga ubwo rero icyo nakubwira kwandika comment ni nko kwa kundi ugenda ukavuga ati ratana ndishize mu nzu yanjye ryahabera ariko wajya kureba ugasanga mu by'ukuri ibyo uri guhitamo wowe
uvuga ati uriya tara imini ukavuga ngo uriya tara ndishize muri iriya nzu uzareba hari igihe ubona inzu y'umuntu ngo iranze ifite igisenge kinini byatari kandi we nicyo yahisemo ubwo rero ni ukuvuga ngo bo babona ko tuberanye ariko mu by'ukuri njye narafashwe nawe yarafashwe utukira aho gato Patrick numvishe ngo yambitswe impeta nibyo naba nkubeshye amakuru nayo mfate reka baze pe KECAPU ni sister wanjye ntago yambitswe impeta ariko afite sheri ya kandi bameze neza nyine ejo n'ejo bundi bishobora gukunda ya nicyo nanjye mwifuriza ubwo urumva nyine ni vuba ahubwo ya birashobora ko byaba vuba gusa afite sheri kandi birashyushye bimeze neza bakundanye bameze neza pe banazanye hano sinzi nimba bamubonye bazanye yakunda no kumupostinga jya ureba status we na mukanya bamanukanye none aha bari kumwe ya bari kumwe Paul sana ntumbwire Paul mfite uwanjye nanjye kwambwira Paul yarabyambabaje kambwira wagira ngo wagumira ari umuhungu aragumirwa na mbere kambwira njye na mbere yuko bura nza no gukina muri filime nayo mfite umusheri wanjye tukira aho gato iyo yabonaga abantu benshi bavuga ko we na KECAPU mukundana ndetse navuga ko byavuzwe mu buzima busanzwe ngo KECAPU ni umusore ari ukuntu bajya bigenza ibintu nk'ibyo ariko twe tuzi ko ari akazi ntabwo byakiraga nabi cyangwa afuhiye mu izina rya Yesu tubwize ukuri sheri wanjye se yego njye wundi tumaze gukora kiriya kiganiro mbere ko gisohoka aramuteguje ni umwana mwiza to ni umuntu wizera byatari kandi n'umuntu uri royo buriya iyo wizera kandi nawe wizerwa ndumva aza akazi nkora ejo cyangwa ejo bundi se nambona nawe turi mu buriri wabona igikeka wabonye nzarorana nuza na mama sava mu buriri ndetse nambona nawe turi mu buriri azagenda ababare kandi azi ko ari akazi ndimo arabizi ndamukunda byatari rero ntago nkeka yuko byamubabaza tu arabizi ko mukunda we wenyine njye ntago nyine ntago ndi playboy buriya mundi munsi nzanakubwira izina rye yaratazayira nuvuga ngo ubwo kuvuga ko ufite abakobwa 5 ngo buri wese ari kugira niwe oya nabishatse nakubwira izina rye to ariko mu gihe mubyifuje next time nukuri nta kibazo wenda nawe icyo gihe wenda biza byaraje wabyumvishe musibyo nabyumvishe mu gute kumutangaza kuko uravuze ngo ni mu bishaka uzatubwira Mbanda Dorin nanamutangaza nta kibazo ariko ubwo nabwo utazanagira ngo hari abakobwa 5 hari ukuntu abakobwa badufata ya ari seri cyane hari ukuntu abakobwa badufata kandi ni umuntu nyine uri mu kintu abakirimo ya hari ukuntu abakobwa badufata akagira ngo nka gutya mvuze yavuga ngo hari ubura ngo ufite abakobwa 5 ngo buri wese ari kugira ya ni nk'ibyo byo bavugaga kare nyine uvuga ati hari ukuntu baza abakobwa benshi akavuga ati ngiye ndi single kandi wenda beshya urabyema ko ababeshya cyane niyo dukora ibiganiro ndabaza uhagaze utse mu rukundo ngo ndi single nyuma ya kamera kambwira ati simba nshaka kubivuga ko burya mfite boyfriend ariko wamugana reka tunabyubahe nanone hari umuntu ushaka kubivuga n'aka kazi rega dukora karagoye iyo ufite nyine umuntu mukundana bitandukanye mu kazi nyine karagora ashobora kubona nk'izo nkuru like nk'uyu nguyu wenda iriya interview mwakoranye we na KECAPU ari umukobwa ufuha ntakubeshye nanjye ntaba muri bino bintu nakubaza na bagenzi baramubajije se kujya tubona postinze Patrick tukatiri kubona ni nanjye arabwira ati ibi byose tunari imbizi mbere yuko biba uzaba afite intambara itoroshye ndakubwira abafite intambara itoroshye kuko nanjye impamvu mbivuze nanjye ariko bimeze hari interview nize gukorana Ndimbati mvuga ngo nkunda Ndimbati n'ibiki urayibuka umva uzana namuhamagaye ni isaha buri munsi muracyakunda rurango muracyakunda nago ariko wamuganirika nkubaze gato mami ubushize nabonye interview nta kibazo hari n'ubukonje benshi baravuga ngo uyu mukobwa koko mu buzima busanzwe ngo yaba hari ukuntu we na Ndimbati bijya bigenda comment warazibonye nyinshi ndetse ziri negative noneho ngiye kuri Instagram yanjye nakiriye message mu munsi umwe ikiganiro gisohoka nakiriye message zigera mu 100 n'ukuri kw'Imana zimbwira umva ngiye uriya muntu naga gukwiriye ni umusaza ngiye nzaza twikorera ubukwe rata umva kuko umwana ungana gawe kugukwiriye kujya ibintu nk'ibyo ngibyo kandi bakirengagiza ko Ndimbati yubatse Ndimbati afite abana twe turi gukorera promotion ino film ariko umve unakira ibintu byinshi ni namba itari yoroshye kuze ntago byamabaje nakubeshye byaramubabaje ariko before yuko bisohoka nkiva gukora interview narabimubwiye ndavuga ati nakoze interview imeze gutya na gutya hariyo ngo baranaguteruye
oya uwo yateruye ni divine oya nta kintu nongeye naramukozeho nyine nkavuga ati Ndimbati ni umugabo mwiza, Ndimbati ko umuntu ari umukobwa n'umwe nako umuntu ari umugabo umuruta mubona ibintu nk'ibyo iriya yari promotion rero abantu mva babyakire ku buryo butangaje, bibagirwa yuko afite umuryango. Ngiye nago nanjye ku ruhande rwanjye byari byoroshye, kuri famille yanjye bacaga akantu gato bakoherereza mama bakagira iki, nago byari nyine nibyo nakubwiraga. No, mama arabizi, mama nago ashaka kwifata nayo ko we aza akazi ndimo, ahubwo ndi kuvuga kuri boyfriend wanjye, ndi kuvuga nko kuri famille ye, nubwo atabikwereka umuntu ariko ni ibintu biba bitoroshye, ni hahandi biba bigoye tu. Rero ni namba ari bitoroshye ariko arabyumva nyine nk'umuntu uri macuwa, arabyumva akagerageza no kubasobanurira kuko we abazi icyo ashaka, ariko ni namba ari bitoroshye, ni ukuri kw'Imana nibyo nkora ya bataraye mubwiye uti byabaye nabi. Ndimbati ni narabimubwiye, aho yana ko nisi mbimubwira ariko yarambajije ati ese nyine nyuma tuje muri shoot yarambwiye ati mbwira uwo mugabo we ntiyagukubise yagize iki, nyina ni umuntu ukunda gutera blague cyane, uramuzi Ndimbati. Ndamubwira tuzabaza umugabo wanjye ni umusirimu nagashobora kugira, ariko ntago bikuye ko nyine bamutesheje umutwe, message nyinshi bagiye bamwoherereza yaragusenyeje. oya ntago byoroshye ariko birumvikana, ari umuntu nyine uri macuwa itabyumva akavuga ati ni ibintu bibaho. Bariza ibibazo bitatu Patrick, dusa n'abagana no ku musozo w'ikiganiro. Tugare ku musozo kuko ubukonje ntago byoroshye. Ikintu cya mbere nabaza Patrick, arateganya kutwereka ubukwe ryari? Nta kinsubiza undi maze ikindi. Ngewe undi bitewe n'ukuntu nyine umuntu aba story ubona ibintu waranyuzemo ibyo warabonye. Yego. Ubukwe bwanjye ntabwo buri kera cyane, ntabwo buri kera, ariko buriya ugomba kubanza kumenyana n'umukunzi wawe tu. Burya twese twubaka kugira ngo, ntabwo twubaka ngo tunezezwe no kuba wa presenta madamu wawe ngo ni mwiza, afite ikimero, ahubwo twubaka kuba wagira ngo ugire urugo rukomeye ruzima tu. Impamvu rero ugomba kubana n'umuntu mukundana igihe kirekire. Njyewe umukobwa dukundana tumaranye igihe, kandi igihe tumaranye maze kumenya byinshi, ariko umuntu ni mugari, ndacyamwigaho nawe aracyanyigaho, ariko icyo ntekereza cyo nuko numva ko nta wundi namurutisha ngo nzabone undi ngo nyagare, ntabwo ndi umusore uyagara tu. Tukiri aho avance kuri uwo yifata gute? Avance avance ntabwo nyemera. Kuvuze ngo avugisha ukuri, avance ntabwo nyemera. Inde reka uzi ka kantu bavuga ngo ngapfundikiye gatera amatsiko. Uracyari manzi? Njyewe cyane. Okay, uratubeshye kuko ubushize mu kiganiro cyahise uri kumwe na fiancé KECAPU waravuze ati ntago ndishyura kuri. Areka oya tone mubwire. Oya agenda asubiza inyuma ukuntu namubwiye. Nyina ubwe ntago ndimanzi, nde nakubwiye ngo ndimanzi, urumva urabimadira ubwe ati kushaka ko byumva reka mbikubwira ko ushaka kubyumva, ugenda usubiza inyuma wumve fresh. We kiganiro kiriho abafana bazakirewe neza bongere barebe. Ikintu na cya kabiri ikintu namaze ari igiki, nawe akoresha ibintu by'amafilme, akoresha ibintu by'amafilme. Ikintu namubaza nko mu myaka 5 yumva muri we azaba ari hehe, nawe afite projet nk'izi ngizi z'amafilme akinisha, natubwire nko mu myaka 5 yibona azaba ari he. Urakoze ubajije ikibazo cyiza cyane. Njyewe undi ndi umuntu ugira courage byatare, kandi njyebyo nzibyo ntekereza nziko nzabigeraho. Ntabwo ndaho umu acteur mwiza ku rwego nifuza, ndacyahugorwa cyane, ndacyafite utuntu twinshi cyane ngenda niga, ariko ndakubwiza kuri uko mu myaka 5 ndakubwiza kuri uko nzaba ndi umu acteur mwiza, kandi utari umu acteur ku rwego rw'u Rwanda, ku rwego mpuzamahanga. Icyo bizansaba cyose kugira ngo ishoremo, mbe nagera kure muri filime cyangwa mbe nageza kure abantu banjye muri projet zanjye, nzabagezayo. Kuko ntekereza yuko buri umugisha ni abantu tu,
ubwo abantu nimbagira neza nanjye abantu nibangirira neza azaba ari umugisha ushobora kungezaho nkuko nanjye ariho nagezayo nicyo nashaka kuvuga ngiye aho ngaho tu ikibazo cya nyuma kuki agira isoni cyane mu buhe buryo se burangiye buriya Murego ni umuntu ukunda kuza ahantu ibintu biri kurangira n'ubu yantunguye sha niwo munsi kuva namumenya n'abeshyi niwo munsi yantunguyeho yazindutse pe njye ntabwo ari ukugira isoni kugira isoni kubera ko reka mubwize ukuri ntabwo ari ukugira isoni mubwije ukuri njye ntabwo nyine ndi umuntu ukunda kuba nagirana ibintu birebire n'abantu nasanzwe menyeranye nabo kuko burya njye ntabwo hari imico umuntu aba afite uba wamwigiraho ariko hari n'imico umuntu aba afite utaba ugomba kumwigiraho ntabwo mvuze ko abantu mbana n'abari abanyamico mibi kuko nshobora kuba ndi umunyamico mibi bakanyigira iyo mico mibi ariko njyewe ndi umuntu ukunda kugumana ikindi moto urangiye bajya babibona ba pisi no mu bintu duhuriramo twese hari ukuntu duhura tukajya gusangira ariko ntabwo nkunda kuhaboneka ntabwo ari uko mba nanze kuboneka cyangwa ko ngira isoni nk'uko bivuze ntabwo ari uko ngira isoni nk'uko bivuze ahubwo njye ndi umuntu mfite akazi hari akenshi nkunda kuza hano mbere nko mu kazi mbanza kujya gukora iby'ibanze nkabona kuza nabyo simvuze ko atari iby'ibanze ariko hari iby'ibanze kurusha ibindi ariko pisi ntabwo ngira isoni kabisa uko byagabanutse ntabwo nari kuvuga ngo ubyumva ariko arazigira nuko arazigira ariko ikintu maze kubona cyo ashobora kuba ari ukubera ko akunda utaramenyerana n'abantu yashoboraga kuza akabasuhuza agahita kuvugisha nk'umuntu nyine bamenyeranye wamucokoza nyine ukabona hari ukuntu ubona ukabona agira isoni ariko ni umwana mwiza umwana mwiza byataye barize pisi ibibazo bibiri dusoze we muhe bikeya kugira ngo duhite dutaha pisi ikibazo cya mbere pisi ari umukobwa nyine sibyo umunyarwandakazi tu muri sinema nyarwanda ni ikihe gitambo udashobora kuba watamba bakubwiye ngo tamba iki gitambo uragera ahantu runaka icyo ni icya mbere nkubwiza ukuri igitambo nashobora gutanga mu buzima bwanjye muri filime ngo ndagera ahantu runaka kuri we naryamana n'umuntu ngo kujyanye nishe filime icyo ngicyo nicyo kintu mu buzima bwanjye narahiriye wari wahura nacyo kuva wajya muri sinema nigeze guhura nacyo rimwe umuntu nyine ashaka kungerageza ariko ngenda umuntu ukunda kureba jisa nkavuga se iki kintu uyu muntu nyine nkumva nyine tureke kumuvuga hataza no kwiyumva naza kugira ariko byambayeho naramwangiye mwereka yuko nyine ahubwo ego ko ari umusazi n'ibintu ari gutekereza reka tumutsinde ugariye ikibazo cya nyuma pisi wowe nk'umukobwa ufite karagiteri zawe nzi n'izo nabwiye abafana bacu urumva ikintu waza kontributinga ku bana b'abakobwa muri iki gihugu in case ubaye ugize ubushobozi runaka ikintu wazafasha abana b'abakobwa muri iki gihugu reka tuvuge wenda abana b'abangavu abana batwara inda zitateganyijwe abana badafite ababyeyi baba ku muhanda b'abakobwa ese wewe ku giti cyawe ibintu bibiri wumva ko by'ibanze ushaka kuba wabafasha ni ibi ikintu cya mbere numva nabafasha ni ukubatoza kwihigira bakareka gukunda ibintu umuntu abahaye atigeze akorera reka mubwize ukuri buriya akamenyero k'ikintu ngiye maze kuri experience mfite muri sosiyete ndimo maze kubona yuko abana b'abakobwa ashobora kwangirika mu buryo bwinshi butandukanye harimo nubwo akenshi bwo kuba wamushukisha amafaranga kandi noneho ukayamushukisha ukanayamuha mu myaka 2 ariko nyuma y'imyaka 2 iyo ugiye cyangwa mugatandukana yayabuze amera nk'umusazi kuko akomeza arwana ashaka kudasubira inyuma nyine inshuti zitamubona yasubiye inyuma noneho agatangira cyane kuri ruku yawo agatangira agakora ibidakorwa agatangira akicuruza cyangwa akagira ibikiri nyine akajya akora ibibi byose kugira ngo abashe kubona amafaranga icyo nicyo kintu cya mbere nababwira kwigira bakajya bakunda kurya ibyo bavunikiye nicyo kintu cya mbere nababwira kuko amafaranga we wavunikiye izina ry'Imana naryoha cyane kuko uvuga ati ugenda nakora ukuraho duke nyine
abatandukanye nayo umuntu yaguhaye gutyo kuko umuntu ashobora kuguhereza amafaranga tubwira 50 ukahita ugura ikanzu ukumva nta kintu ikubwiye ariko ushobora kuba ari ayawe yakuvunnye uba ufite ibitekerezo byinshi uvuga ati reka ngende nkuraho duke abashe kugenda afasha mu bintu byinshi bitandukanye sha nicyo kintu nababwira yareka mbashimire ndeke tujye kuryama burije Patrick wakoze cyane kandi reka nkubwire ngo courage namwe mwakoze cyane kandi muri abantu beza tumugumya kuba hafi abanyamusanze mbese muri make n'abana b'i Kigali mu murwa basirimu abana b'i Kigali mu murwa twaje gufatanya n'abana b'Imusanze kandi abana b'Imusanze reka nkubwize ukuri bafite impano mu majaruguru ariko twagiye tuhakura nyine terime nyinshi tutari dusanzwe twumva n'iki nyine n'abantu beza bagwa neza bagira urukundo dukomeze tubashyigikire bakomeze baze barebe filme yatangiye gusohoka uyu munsi urusobe bazajya bayisanga kuri Fine Media TV ejo mu gitondo saa 3 uyu munsi yakaba yasohotse ariko kubera ikibazo cyabayeho abonye imvura iki hari utuntu twinshi nyine hari ukuntu upanga ibintu n'Imana ipanga ibyayo bimwe n'ibicemo ariko ejo mu gitondo saa 3 igomba gusohoka abantu benshi bayimbazaga guys uyu ni umwanya wo kutwereka urukundo ejo saa 3 kabisa bahari kuri Fine Media TV kandi bazogira uko subscribe wowe uri muri keza reka usko nanjye natunguwe nukuri kwimana nanjye natunguwe nyine okay hari igihe mugenda mugakina n'iki ariko kwera ukuntu iyo mukina biba biri mu kavuyo batarateranya n'icyo bawibaza se byona nibike biracaza biracaza Pina wakoze cyane merci beaucoup namwe GASARO TV